rimwe narabyutse kare njya ku ishuri, ngezeyo kugira ngo mwarimu ambwire icyari cyanzanye ari cyo kwiga. Numva atangiye kuvuga inkuru z'ibyamubayeho, hatangira kutugira inama z'ubuzima, kandi nari mfite data ukize wangiriye izihagije. Hanyuma agacishamo agakubita n'akajisho muri silabisi ajijisha. Hanyuma hashize akanya inkuru zabaye nyinshi, numva atangiye gutukana no gushwana n'abanyeshuri bari kuri WhatsApp no kubabaza ikiba cyabazanye. Saa sita ziba zirageze. Uwo ni umunsi wanjye wa nyuma ninjiye mu ishuri, hanyuma ntangira gutekereza uburyo inzozi zanjye zayimpamo nkava mu nkuru. Nibwo Simo yanguzaga amafaranga yo gutangira iduka ryanjye ry'icyitegererezo. Ntangira gukora bicamo kuko business yanjye yari ishingiye ku kuba yakemuraga ibibazo byari byarananiranye. Nzagutangazwa no kubona ko nyuma gato yo gutangira abandi 10 bafunga iruhande rwanjye neza amaduka ameze nk'iryanjye. Ibyo byanteye kwibaza byinshi, hanyuma nibwo ko data yajyaga ambwira ngo bene wacu bagira ingeso yo kwiganana. Hanyuma bintera kwibaza iki kibazo: ese baba bazi impamvu nafunguye iri duka, cyangwa babonye akandi kantu gashyashya kakunguka? Nyitekereza ibyo, mba ninjiye mu iduka rya mbere, hanyuma nganira na nyiraryo, nza kumubaza impamvu yahisemo gukora uwo murimo. Hanyuma ambwira ko yatekerezaga kubikora kuva kera, kandi ko afite karite n'ibindi byinshi. Hashize iminsi mike, nkagenda bahomba umwe kuri umwe, birangira n'injye usigayemo njyenyine. Hanyuma bintera gusobanukirwa ko impamvu bahombye ari uko bari bazi ibyo bagiye gukora, bazi n'uburyo bazabikoramo, ariko batazi neza intego n'impamvu bagiye kubikora. Ntekereza ko wenda impamvu nyamukuru bibwiraga ari ukunguka, hanyuma inyungu batekerezaga bayoboze babivamo. Ariko njye nubwo nashakaga inyungu, nari mfite no ku mutima gukora ibintu bikemura ibibazo dufite muri sosiyete yacu. Muri make, nari nsobanukiwe impamvu ki intera gukora ibyo nkora. Mwarimu watumye mpaga ishuri nawe yasobanukirwa impamvu nyamukuru ari mpagaritse imbere yanjye. Wenda ubu nanjye mba ndi dogiteri, ariko ikibabaje ni uko nakurikiranye nkasanga yarashishikajwe n'umushahara. Ariko ntiyabuze byose, byatumye nihangira imirimo. Ariko se bagenzi banjye bo, nizere ko yisubiyeho. Abantu rero akenshi usanga bazi ibyo bakora, bazi n'uburyo babikoramo, ariko badasobanukiwe neza impamvu babikora. Niyo bibwira ko bisobanukiwe, usanga ari za mpamvu z'abahomba. Ibi biratuzana ku gitekerezo nyamukuru kiri muri iki gitabo, ari cyo tangira wibaza kubera iki. Hari uruziga rwa ngombwa rugenga ibyo dukora, rukaba rugizwe n'iki, gute, hagaheruka kubera iki. Abunguka cyangwa se abatsinda bahera imbere mu ruziga bazi inyuma. Ni ukuvuga ngo babanza kumenya impamvu bakora ibyo bakora, hanyuma bakanoza uburyo babikoramo, hanyuma ibyo bakora bikivugira. Ariko abatsindwa bo barabicurika bagahera inyuma bajya imbere. Bakaba bazi ni ibiki, ni gute bikorwa, ariko impamvu bikorwa ikaba mu rwijiji. Nkunda kumva bamamaza n'amajwi y'akataraboneka, bavuga imyato ibyo bamamaza n'uburyo ibyo bamamaza bikora kandi ari byiza, ariko bakibagirwa kutubwira itandukaniro riri hagati y'ibyabo n'iby'abandi n'icyo bizatumarira. Abantu ntibagura ibyo ukora, ahubwo bagura impamvu ubikora. Ibanga byo kugira abakiriya ukabagumana bakanakwizera ni uko usobanukirwa impamvu ubakorera ibyo bakorera, ukamenya impamvu baguhisemo, kuko hari n'abandi bakora nk'ibyo ukora. Akenshi mu bitekerezo bya Murika hakunze kuzamo ubuyobozi, kuko ni ikintu cya ngombwa cyane kandi kigarukwaho n'abahanga batandukanye. Amahirwe rero mfite arushaho uko umuyobozi mukuru mfite ari umuyobozi koko. Ni ukuvuga ngo ntabwo aharanira inyungu ze bwite, ahubwo aharanira inyungu z'abayobora. Ikiruta kinatuma nishimira uko anyobora, ni uko azi impamvu nyamukuru ayobora, akaba azi n'impamvu nyamukuru akora ibyo akora. Iri ni ryo banga ry'abayobozi nyabayobozi. Umuyobozi nutareba ku nyungu ze bwite cyangwa z'igihe gito, ahubwo ni nkore bandebereho, kandi abanza kumenya impamvu y'ibyo akora, hanyuma iyo mpamvu ikamufasha gusobanukirwa uburyo abikoramo. Turangiza, isomo rikomeye riraha ni uko mu buzima icyo uzajya ushaka gukora cyose, bibe bizinesi, kwiga se, kubaka urugo cyangwa ikindi kintu cyose watekereza gukora, ujye ubanza usobanukirwa impamvu nyamukuru iguteye kugikora. Hanyuma iyo mpamvu izakuyobora uburyo ugikoramo, hanyuma werekane icyo urusha abandi. Nibaza ko impamvu abantu bahomba, batandukana, badatera imbere,
n'ibindi ari ukubera ko baba badafite impamvu zifatika cyangwa se izo bafite akaba ari za zindi z'abahomba. Nari nibagiwe, ushobora nanjye kumbaza uti ese niyihe mpamvu Murika ikora ibyo ikora? Igisubizo kiroroshye, subiza iyi video ku ntangiriro urabona impamvu itera Murika gukora ibyo ikora. Murakoze.